Ferdinand atandukaniye he nawe mwabanye bwa mbere? Ntago njya mugereranya. Gusenya byashoka ko nundi byigeze kumba. Hari kidasanzwe se? Oya, gusenya nago vuba ko nta kidasanzwe. Niba byarambayeho n'ubu byambaho. Mutesi ni Yesu witangiye abantu. Ubwo bukozi bw'Imana, ubwo buhanuzi bwo muri social media buri kujyana he abantu. Pastor Claude mu kwigwa waramutumiye etse invitation imugeraho nubwo abantu batabyakiriye neza. Ukirivuga uhaguruke hano gende. Kuba mvuze Pastor Claude uhaguruke hano gende. Niba umukozi w'Imana atagishaka kumva undi mukozi w'Imana mugenzi we. Mutesi hari ibintu tujya dukora kubera uri kureba ibiri kuvugwa ku wundi atari wowe biriho. Ubwo ni bwa bufarisayo kandi nta bujyajya ngira. Mbona abantu bitwa abapasta babaye abapasta mbona nibo abantu bari gusebya abantu ngo bakunde babeho. Kano kanya uramutsuye na Mutesi ko ngi nguhuje nawe mu kiganiro. Niki wamubwira? Mbere n'ubundi niyo gahunda mfite niyo gahunda ndimo no kumusaba imbabazi. Ezekiel rero buriya nge si murenganya kuko ntabwo watinyuka gufata umuntu ngo umwambure ubusa ufite mu mutwe hazima. Ngo mwabonye ko hari nabagiye bakora ibiganiro. Yego. Kuri buri kiganiro bagashyiraho ifoto y'igitsina cy'umugore bakanshyiraho agafresh. Ikintu cyambabaje buriya njya kuva muri biriya bintu nanjye bari banzanyemo. Gute? Pastor Claude nanjye yantanze ngo bankoreho ikiganiro kwa majwi arayanjye. Pastor Claude yarakugambaniye? Ari amajwi yari yatangiye kuzana abantu benshi kandi biriya ntabwo ari icyubahiro. Ezekiel yarangije kwereka abantu kandi nibashaka ko abantu ntibamurakarire bamufate ko nk'umuntu w'umukene uraho uhora wishakira indamu n'uwamubwira ngo niga umuntu ndaguha amafaranga yamuniga. Pastor Mutesi ntabwo bamuvuze kubera urugo. Iyaba Imana ireba nk'abantu n'urwo rugo ntirwari kubaho. Ahubwo iyo nza kuba naragize ubwenge nkabitekereza. Uburibwe nahuye nabwo simba narahuye nabwo. Ujya wifuza kubaho nka Pastor Mutesi? Ntabwo mbyifuza. Yaranzwe guhera mu rugo rw'iwabo. None igisekeje yangwa ari nawe mwana mutoya. Mbona abantu banga Pastor Mutesi baba bari mwiyerekwa. Ahubwo hamwohereza muri gereza. Gereza imwohereza mu buyobozi. Kuva nabaho, kuva namenya ubwenge, nta hantu nigeze mbona umubyeyi witwa Pastor Mutesi yicaye nk'uko biriya bintu byo kuvuga ngo ni Mutesi uri kwikinisha nabwo mwabyemezaga ko ari Mutesi. Pastor Mutesi aramutse afungura urusengero na Pastor Claude agafungura urundi, wajya gusengera muri uwe? Uwo muntu umeze uko abonye n'uburozi yabuguha. Ariko mu gihe cyose uzagerageza sha uzavugwa. Uko noneho bigerageza ujye nikuzimu sha uzavugwa se kuzavugwa. Slim Jesus. Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'imande zitandukanye z'igihugu. Ni Slim Jesus TV. Mukore subscribe ibintu birushaho kugenda neza ndetse no kuri Ganza Iganze TV. Nyiri channel ninde muri abo? Ni Ganza Nayiganza. Okaba umukozi. Ndi gukorana ikiganiro n'umukozi wa Ganza Nayiganze TV. Mugereho mukore subscribe. Umeze gute rero? Ndaho. Urabona ntameze neza? Uraho muri make. Ndabona meze neza, meze bon. Yego, watangiye kwibwira abantu badukurikiye. Amazina yanjye ni Ejudi Muhimundu Ejudi. Tugiye kuganira rero. Tugiye kuganira ikiganiro tugiye gukora kirashingira kuri filime wakoze ejo bundi yitwa Pain of Love. Uburibwe bw'urukundo. Abantu rero mukurikiye kino kiganiro mugende muyirebe. Shabayirebe bayitera inkunga. Muyikunde. Bakore subscribe. Ariko hari n'igihe ubona ikintu mbere ya mugenzi wawe igihe tunamusharinga nawe arebe. Ntacyo bitwaye. Bavuga ngo nakabura imvano. Ndumva ari umugani waciwe. Yego. Tushingiye kuri filime bita ngo uburibwe bw'urukundo wakoze cyangwa se Pain of Love. Reka tuganire. Hari inkuru njya mbona hano hanze. Ukabona ingo nyinshi zirasenyuka, zirimo ibibazo byinshi na bimwe. Urumva ndagira ngo noneho twinjire muri biriya bintu bituma ibyo bibazo biba. Sibyo? Yego. Asundo wowe kuki wayise Pain of Love ubundi? Impamvu nayibise Pain of Love
buri wese usigaye umusangana uburibwe. Umwana urasanga ari mu buribwe. Umupapa, umukobwa, umusore, abamama, yego, nta muntu utakiri mu buribwe bw'urukundo. yego, Hari ibintu nsigaye mbona ugasanga kubera ingo nyinshi zibanye nabi byaragiye bibashyira mu buribwe bw'urukundo, yego, biragenda bigera no ku bana babyaye bajya mu buribwe. Ugasanga umuntu ni umwana ariko ari mu buribwe bwo kubura urukundo rw'ababyeyi. Ugasanga umugabo yakurikiye umugore kubw'ikintu runaka amushakaho, yego, yakimuburaho, ni uburibwe. Umugore akareba umugabo ntamukunze, niyo babimutera mu rushinge ntibyamufata, akamukurikiraho ikintu runaka, ntabwo ubwo ruba ari urukundo. Ubana nawe kubera cya kintu, ukabana n'uburibwe. fokasinga aho ngaho. Yego. Aho ngaho ukinyinjizamo ise bituma nshaka nko kukubaza ku nkuru y'umuntu. Hari inkuru nigeze kubona hanze y'umudamu bita Eva, warayibonye? Eva naramubonye, Eva wa John. Eva wa John, wumvise nawe ari mu buribwe. Abantu mwese muri mu buribwe, munyarukire kuri Ganza Yiganze, basi mubashe kureba umuntu bita Daniela na Noella na Gayera yego, na Naomi. Banyamahoteli, ibitaro, inganda, namwe mwese mukenera amazi ashyushye mu nyubako zanyu, nimutugane tubahe sisitemu zifite ikoranabuhanga ridakenera gukoresha ibigega by'amazi, zikoresha imirasire y'izuba mu gushyushya amazi yo mu nyubako. Solar Water Heating System, ibi bizabafasha kugabanya ikiguzi mwishyuraga umuriro w'amashanyarazi. Hari abari buruhuka umutima, hari abari buhite bumva ko ari ibintu bibaho bisanzwe, batuze. Nge ndi keza, uri keza, ndi inshuti ya Daniela. yego, Yego. yego. None tuganire aho ngaho, tugiye kuganira kuri ya story yawe. Ubundi inkuru ishingiye kuki? Inkuru ishingiye ku muhungu witwa Gayera. Gayera ni umwana uvuka mu bakene. Ndi kuvuga nyine iyi storyline nk'uko bavuga ngo ni inkuru y'umuntu umeze gutya na gutya. Ni kuri ishingiye ku muhungu witwa Gayera uvuka mu bakene, agakunda umwana wo mu bakire. Noneho umwana wo mu bakire yakunze abana na mukase, nawe ari mu buribwe. Umuhungu nawe agiye kwikundira bamushyira mu buribwe kubera ari umukene. Baramubwira ntibishoboka, urinde. Yego, ubwo rero twamaje kwamamaza, dutangiye twamamaza filime yita Pain of Love, kugira ngo tutaza kubishyira inyuma ntibabyumve. Tujye mu kiganiro neza rero. Tugiye kuganira ibintu bitandukanye, wagiye ukora ibiganiro byinshi bitandukanye, nyuma nza kubona ntugikora ibiganiro. Kuki wavuye kuri YouTube, byagenze gute? Ntabwo nayivuyeho nyiriho, n'ubundi mo ndakora ibiganiro kuri wowe. Kuri channel yawe? Kuri channel yanjye hari ijambo nkunda gukoresha, nkavuga ngo hari igihe umuntu aba mu kintu atagikunze ariko akakibamo kubera nta yandi mahitamo. Ibiganiro njya gutangira kubizamo, naje mu biganiro atari business. Yego. Najemo nanjye kubera Pain of Love. Nzamo numva hari abantu bajya bashaka umuntu wo kuganira nawe bakamubura. Sinzi niba byari byakubaho, nge nari natangiye guhura nabo, ugasanga umuntu arahora akubwira mbabarira nzazunganiriza. Yes, kubera yabuze umuganiriza. Ubundi nge niyo yari gahunda yanjye yo kuza kuganiriza abantu babuze ababaganiriza, ariko ngeze aho mbona ntabwo ari domene yanjye. Ibintu byo kuri iriya mihanda nabonaga binyerera kandi sinzi kunyerera. Ni ikihe kintu cyabaye mu gihe wakoraga kuri imihanda ubona kiragutunguye cyane, uvuga ati hano hantu haba ibintu bikomeye cyane? Yego, ikintu cyantunguye njya kwinjira muri biriya bintu, sinzi niba utarabonye ninjiramo nk'umuntu uje gusana imitima y'abantu, mvuga ku bintu by'Imana, mvuga ku bintu by'isanamitima. Noneho ngezemo mbona abantu bitwa abapasita babaye abapasita. Abapasita mbona nibo bantu bari gusebya abantu ngo bakunde babeho. Hahandi nabonaga umupasita yemera akambika undi pasita mugenzi w'ubusa, akamugenda akamumanuka akamuvuga ibyabayeho n'ibitarabayeho. Oya, nahise mvuga reka niyanure hakiri kare.
mbona ntabwo ari domene yanjye kuko hari ibintu uzamo wumva uje gukomeza abantu ahubwo bikazarangira urimo urakomeretsa abantu kuko abantu ntabwo tureba kure twese. Hari igihe umuntu nk'ubu nshobora kuza nkakuvuga nabi, umuntu wagukundaga hari abantu tugira batuvaho vuba yego bumva badukunze kubera babwiwe. Nk'ubu nkavuga ukunda uriya mutipe n'umwana mwiza, wa mutipe kuko namubwiye ko ari umwana mwiza nkongera nkamubwira uriya muntu ni umuntu mubi, uwo muntu ahita akuvaho kandi akakuvaho akomeretse. yego Icyo kintu rero cyatumye numva ibyo bintu ntakibishaka, numva si domene yanjye, numva simbikunze. Nicyo kintu cyankuye mu biganiro. yego niyo mpamvu nayo mwibajije inkuru wari uzi abapasiteri ariko fokasingi uti directly iki kintu cyabaye kuri uyu muntu bamuvugaho iyi nkuru. Oya ntabwo ari ngombwa kuko impamvu atari ngombwa njya mbona muri no mihanda nta muntu batavuga kuko uvuze umwe buracya ukabona niwe barimo kuvuga. wenda tujya nko kuri abo bapasiteri mu minsi yashize wigeze kumva uwo bita Ezekiel ashyira hanze amajwi ya Pastor Mutesi. Ezekiel rero buriya njye simurenganya kuko ntabwo dutegetswe ko abantu twese tuzumva ibintu bimwe, nta nubwo dutegetswe ko tuziyubaha kimwe cyangwa tuzubaha abantu kimwe. Ezekiel ibintu yakoze simurenganya, buriya nubona umuntu akora ibintu ujya ubanza urebe ubwenge bwe bungana gute. yego kuko ntabwo watinyuka gufata umuntu ngo umwambure ubusa ufite mu mutwe hazima, utari n'umusore ufite umugore muri ako undi musirikare, aho kugira ngo bose barwane urugamba ahubwo bo bagiye kurasana, icyo gihe baba batsinzwe. yego rero gute pasiteri aharabika undi pasiteri kandi bitwa ngo bose bakorera umwami umwe. yego dushingiye nko kuba bita Pastor Claude nawe abonye ko yagiye kuri mu kiganiro afata amajwi gutya yego arayakina ngo munyumvire, arayakina kabisa ari umupasiteri ari gukina ati munyumvire, urayumva ariya majwi arayumvisha narayumvisha. ikintu cyambabaje buriya njya kuva muri biriya bintu nanjye bari banzanyemo. gute nanjye banzanyemo namenye akantu kuko Pastor Claude nanjye yantanze ngo bankoreho ikiganiro ko amajwi ari ayanjye. bigose yewe nunajya murasanga hari ahantu Pastor Claude yampamagaye mu kiganiro cy'abimbazaho. Pastor Claude yarakugambaniye? Ntabwo mbizi. Avuga ntabwo yangambaniye. Ariko nyine yavuze ko amajwi ariya majwi yari yatangiye kuzana abantu benshi kandi biriya ntabwo ari icyubahiro. Niyo mpamvu nkomeza nkubwira ngo Ezekiel simugaye. Ezekiel yarangije kwereka abantu kandi nibashaka ko abantu ntibamurakarire bamufate ko nk'umuntu w'umukene uri aho uhora wishakira indamu akazishaka mu bintu byiza no mu bintu bibi. Kuko nunabibona urabona ikiganiro yakoze asaba Pastor Mutesi imbabazi. Kandi si ubwa mbere tumubonye azisaba, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu. Icyo gihe rero uriya ubundi numara kumubona ujya uhita wumva ko n'uwamubwira ngo niga umuntu ndaguha amafaranga yamuniga, kuko nta kuniga umuntu birenze kuriya. Ahubwo we wiyita umukozi w'Imana ufite tayito ya pastor. yego Gufata umusirikare mugenzi wawe ukamwambika ubusa, icyo gihe uba ukiri pasiteri? noneho kugira ngo ubyemere mufate ugende umurasa akaguru muri kumwe mu rugamba muratsindwa. wa mugani buriya bari abapasiteri umugambi bafite no wowe nimba bari gusenyana kandi bakagumye kuza kuri zino mbuga kugira ngo bafashe urubyiruko n'abandi bantu, urumva bikaba byiza cyane dufite abapasiteri benshi cyane kuri YouTube. Ntabahari rero nicyo kintu nahoze mbona ubwa mbere niga kureba ibi bintu nabonaga Pastor Juste ari we wibasiye Mutesi. Biza kurangira hazaho Pastor Claude. Biza kurangira Pastor Claude ubone wibasiwe na Pastor Juste Revera ahubwo Revera Pastor nkibaza ibyo bintu, ubwo bukozi bw'Imana, ubwo buhanuzi bwo muri social media buri kujyana hehe abantu? Uziko hari abantu bafite impano bazajya biyanura, kuko umuntu uramubwira urajya kumva umuntu agiye kuvuga ibintu by'Imana ati turiya saravuga iki, kuko abamubanjirije barangije kwica byose. nk'uyu mupazi wa mugani ngewe bigiye gutuma nsa nk'ubyo wabonye ikiganiro uyu munsi Pastor Mutesi yakoze. Nakibonye
wumvisheho aciye bugufi cyane. yego. Pastor Mutesi wumvisha wamuhaje kuri Pastor Claude ukuntu asubije. Yasubije ko ntacyo ashaka kubivugaho. Ati muha ubutumwa ntabwo. Mugira inama ntayo. Yes. Ati nuvuga kuri Pastor Claude ndahaguruka aha ntuzongere no kumuvuga. Turi kujya he? Niba umukozi w'Imana atagishaka kumva undi mukozi w'Imana mugenzi we, kandi nawe ubaye Pastor Mutesi wamwumva. Nise buriya ifate witereke mu mwanya wa Pastor Mutesi. Hari ibintu tujya dukora kubera uri kureba ibiri kuvugwa ku wundi atari wowe biriho, muri ako kanya ukumva yuko wowe bitakugeraho. Itereke mu mwanya wa Pastor Mutesi umubwire ngo gira icyo uvuga, noneho uvuge kuri Pastor Claude. Wavuga iki? Wavuga ngo ndakubabariye, wavuga ngo uri umugabo mwiza, wavuga ngo uri umukozi w'Imana, wavuga icyo uretse guceceka. navuga ngo ndamukunda. Uramukunda? Ubwo ni bwa bufarisayo kandi yabanje arakubwira ngo nta bujyajya ngira. Yego. Ubwo bivuze ngo nta mukunda. Kuko yaba atabivuze nawe yari kurenzaho nk'ibyo byawe ukavuga ko umukunda. Nese ubundi umva Mutesi ni Yesu witangiye abantu. None se kuki wumva wabwira Claude kumukunda? Nese ubona Pastor Mutesi abantu bamwangira iki? Pastor Mutesi rero ntabwo yangwa. Ahubwo hari abareba bakarebera muri w'ikizamuvamo. Hari abantu bazi kureba destiny zacu bakazicira mu kutuvuga. Yego. Kazica mu kutuvuga. Kuryo babonaga urugo rwa Pastor Mutesi na Ferdinand rufite ahazaza hakomeye bakazica. Pastor Mutesi ntabwo bamuvuze kubera urugo. Bamuvuze guhera mbere y'urugo. Ahubwo urwo rugo rwaje rujya mu byo bavuga. Urwo rugo rero ahubwo rwakatanze isomo bagaceceka. Kuko Pastor Mutesi ukuntu yavuzwe, iyo yaba Imana ireba nk'abantu n'urwo rugo ntirwari kubaho. Ariko na nyuma y'urwo rugo ahubwo barakomeje bavuga ibindi. Hari akajambo kavuzwe ariko uvuga ati nkuko natandukanye n'uriye n'abandi nawe twatandukanye. None se hari icyo yabeshye? Nta kintu yabeshye. Nibyo mpora mvuga kuva ba Pastor Mutesi yubatse urugo ntabwo arabasha kugeraho umwanzi atatera ibuye. Ubu tuvugana naho umwanzi yahamuterera ibuye ariko ntibibayeho. Amabera ni nko kwiheba. Ntabwo ari ukwiheba. None se hari ubwo ari umugabo wa mbere nawe yakwibwiriye arakubwira ngo nk'uko uwa mbere twatandukanye n'ubu byabaho. Yes, ntabwo byamutungura. Uri mu rukundo na umuntu uri mu rukundo rwanyarwa nagajya atekereza ibyo bintu. Utanabitekereza n'utagira ubwenge. Ni bya bindi ushobora kwifata ugahora uvuga ngo njyewe iki nticyambaho, njyewe iki nticyambaho. Uzarebe uwo muntu iyo kigiye kumuhabaho araniyahura kuko atekereza abo yabwiye ngo iki nticyambaho, akumva abuze inzira azongera gucamo. Nawe yatekereza umutima we yabeshye ngo iki nticyakubaho, nawe ubwo akumva ariyanze burundu. Ariko iyo uzi ko ikintu cyose gishoboka, niyo kibaye urongera ukabwira umutima ngo nakubwiye ko gishoboka. Nese si umuntu? Niko biteye ubwoba nimba ari ibyo. Ntabwo babiteye. Mubaze. Nabaje bone nabonye yarakoze n'undi kiganiro kwa Sam Gakenuri n'ahandi henshi bagiye gukora ibiganiro tubiganire. Akenshi wo igihe wari uri kumwe n'umutware wawe ya umugabo wawe wajyaga nawe uvuga ati uko byagenda kose n'ejo dushobora gutandukana. Ahubwo iyo nza kuba naragize ubwenge nkabitekereza, uburibwe nahuye nabwo simba narahuye nabwo. Njya mvuga ko nari nkifite ubwana nkumva ko ibintu byiza mbirimo, nkumva ko nta kibi cyambaho, nkumva. Iyo ufashe umuntu rero ukamugira byose kuri wowe ukumva ko ibibi ntaho byanyura, ni hahandi uhura n'uburibwe. Ubundi njya nsigaye nkunda kubwira abantu ngo niwinjira mu kintu ujye usiga umwanya wo gusimbuka usubira inyuma. Njye rero narinjiye sinasiga umwanya. Winjiye. Niyo mpamvu ujya ubona ibikomere by'abantu bitangana. Kuko iyo winjiye nk'ubu aha nicaye hagize igituruka gusimbuka ngo njye inyuma byangora.
urumva rero bingoye icyari kije niyo kitanyica cyankomeretsa yego hanyuma rero nese nk'uyu Pastor Mutesi we waka kanya uri kugenda kuri zo ngero avuga ati ni n'ubundi uko byagenda kose twatandukana ubwo urumva iyo ugendera kuri icyo kintu uvuga ati n'ejo dushobora gutandukana ubana n'umugore urugo rurakomera. Ntabwo Pastor Mutesi yavuze icyo kintu ari cyashingiyeho. Niba wumvishe ikiganiro neza yabusubije uko nguko kuwari umubajije ngo iyo uri kugereranya Feredina n'undi mugabo bawumva ameze biti yamubwiye simugereranya buri wese afite ibye kandi koko none se ubu nzakubwire ngo wowe nkugereranya nande wowe uri ukwawe nundarukwe rero iyo umuntu agiye kugutega umutego wo kukubaza ngo runaka umugereranya ute ni hahandi aba agiye kubaha views ugatangira ukavuga iyi Feredina mugereranya na runaka Feredina n'uwamutesi arukwe kandi nta nubwo bahuza amazina nta nubwo n'amasura yabasa yego rero icyo kintu wowe ukomeza ukomantingaho cyo kuvuga ngo yavuze ngo byasenyuka ntabwo ari cyo bari bagendereye kuvuga icyo yaragambiriye kumusubiza nuko yaramusubije yuko watajya mugereranya yihariye yego usundi wowe Pastor Mutesi umufata gute nahubwo se buriya ninde utagira uko amufata ndikubaza wowe ni buriya se ni strong woman yeah sure a strong woman more than ujya wifuza kubaho nka Pastor Mutesi ntabwo mbyifuza arihariye arihariye nanjye ndihariye rero ibyo ngibyo n'ubundi uwo mutego ushaka kuntega ni nk'umwe bashakaga kumutega simbyifuza we ari niwe ni bya bindi usanga ngiye kwifuza kubaho nka we nshobora kumureba nkavuga ngo yo kugira ngo shari nambarira akanzu yambaye reka mwice cyangwa reka musebye buriya nukunda umuntu ntuzifuze kuba nka we ahubwo ajya kubera role model abonye ko etaje akirimo simwe uribuka aho mwahereye muyihirika muyimwirukana mariko ikintu mbakundira n'ikintu gituma nkundura mubyeyi arabareka mukavuga byose mukazongera mukabigarura imbere ye nese ubu hari uwari kwemera yuko Ezekiyeli yagaruka akavuga ngo mbabarira ku ABCD asundi zino mbabazi za Ezekiyeli zo zigamije iki neza nyine zigamije iki ajya kujya i Bugande yasabye imbabazi ageze i Bugande aramwanika none agarukanye imbabazi ariko reka nkusubiriremo ikintu nkundira uriya mubyeyi ni strong woman wigeze wumva atera ijambo rivuga ngo waransebeje cyangwa wagize ute umuntu nasaba imbabazi azazihabwe ubundi icyo ngicyo mwese cyagahise kibacecekesha twacecetse katuzibe okay hari ibintu byinshi rero byagiye biba nawe nyine wigeze kubikomozaho urumva byose bigashingira ku kuba bamutega imitego bashingiye ariko ku bagabo yashatse umva wowe iyo utekereje ugatekereza nk'umugabo w'ahazaza wumva agomba kuzaba ari umeze gute ntabwo ujya ugira ubwako nawe uzaza bakatangira bakamubwira ibibi byawe ndabanza nkubwire kuri ako kantu mbwiye nabivugira byo kumutega imitego no gushingira ku hahise n'ahazaza tugiye muri Bibiliya gatoya ku mugabo witwa Yosefu yaranzwe guhera mu rugo rw'iwabo noneho igisekeje yangwa ari nawe mwana mutoya kumwanga ntabwo barebaga inyuma ngo babone isura ahubwo bareberaga muri bo ahazaza kandi nta muntu ujya upfa kureba mugenzi w'ahazaza usanga n'ubundi ari babandi bafite impano zo kureba ahazaza h'umuntu ugasanga we hamuteye ishyari nk'ubu nkicara nk'ukureba akabona we nta kizavamo ariko njye nakicara nkabona nko mu myaka 5 yawe sinzaba mbasha no gukandagira aho uri njye nkakurwanya nkakwangisha n'abandi rero nanjye iyo mbirebye mbona abantu banga Pastor Mutesi baba bari mu iyerekwa n'abantu bakomeye
ni abantu bari mu iyerekwa bareba ahazaza he. Rero ibyo nawe byo kumbaza Imana umugabo society kwaka iyo mpano hoya ntabwo yayikwaka. None se reka nkubaze kwitigeze uzi ko hari ibintu umuntu agukorera azi ngo ari kukwica arimo aragusunikira mu bisubizo byawe. Yego ntabwo rero Imana yakwaka iyo mpano kuko iyaba yaka impano yari guhera kuri bene se ba Yosefu bamwanze kubw'inzozi yahoraga barotorera. Kandi Pastor Mutesi nawe mu mwanga kubw'inzozi ahora barotorera. Amagambo meza babwira ugasanga ahora aryohereye mu matwi y'abantu, utuntu twiza duhora mu matwi y'abantu twe ugasanga uribaza ati kuki kuri stati ya runaka mubonyeho kuki ngiye ntariho. Yes ni za nzozi ze muba mushaka gucecekesha. Ariko niba ubyibuka neza kufungwa kwa Yosefu ukumunaga mu mwobokwe niko kwamuhinguye mu rugo kwa muka Potifari. Agera yazingagiye kubaho neza ahubwo hamwohereza muri gereza. Gereza imwohereza mu buyobozi abamugaye bose baramupfukamira. Yego ibyo rero ubundi umuntu wese ureba Pastor Mutesi yagacecetse kuko sinzi niba ibintu mubona mu mukorera ahubwo bitamugezaho muzamupfukamira. Birangira mbona mu mupfukamiye biri seriye. Nusibye ko sinawe ndi kuvugaho kuko muri no mihanda we amaze gucece mbona mumuvuga bikazima bikongera bikagaruka mukaburi nkuru mukongera mukagaruka ahubwo mugahera ku bari bazamutse bamuvuga. Ikintu narangije kubona nujya kurambura urutoki ugira uko uru rumwe rurakureba ati izindi zisigaye zindeba ziri kukureba. Sawa nisubiza ikibazo ufite amatwi yumve. Warumbajije umugabo wanjye w'ahazaza ntabwo ndi Imana niyo imenya ibyo njye nshobora gutekereza ariko Imana ikabona ibinkwiriye. Imana niyo iturebera ahazaza hacu. Yego so reka mwibarize rero tuhite tujya urabona uyu mugabo nubwo yarwanyije Pastor Mutesi cyane ariko nawe amaze iminsi ari guhohoterwa. Ahohotewe atariko wongeye kuvuga bita Pastor Claude ntabwo ari guhohoterwa. Yarahohotewe uzi ko yakoze impanuka bajiste bakabyishimira. Ntabwo ari uguhohoterwa. Ubundi hari ibintu byitwa nk'ijisho rihorerwa irindi jisho. Ibyo bintu biri muri Bibiliya. Kandi hari ibintu sinzi niba mutajya mubibona. Imana irahora. Imana irahora. Kuva nabaho kuva namenya ubwenge nta hantu nigeze mbona umubyeyi witwa Pastor Mutesi yicaye avuga umuntu. Igihe cyose aba yibereye muri gira neza arimo aravuga twasuye umuntu runaka muze tujyane gusura umuntu runaka yo arimo arifashiriza abantu. Sinigeze mbona n'umunsi n'umwe yicaye avuga umuntu. Ariko wumvisha amajwi ari kuvuga umuntu. Wumvisha amajwi ari kuvuga umuntu. Ntayo numvishe kuko sinayahagazeho. Amajwi ari kuvuga siya. Yes ntayo numvishe umva impamvu nge ntayo numvise. Ntabwo nigeze mbona Mutesi yicaye kuri kamera ngo avuga siya. Ayo ni amajwi twazaniwe nk'uko biriya bintu byo kuvuga ngo ni Mutesi uri kwikinisha nabwo mwabyemezaga ko ari Mutesi. Nta kintu na kimwe kibaho umuntu atahimba. Niyo mpamvu kugera kuri no saha ntashobora kwicara nemere ko ari Mutesi wavuze asiye. N'uwabizanye nawe ku mbuga nkoranyambaga yarafite impamvu ze. Ari amajwi ngo ni byari ibyanyabyo nyine ni ngo nawe ntago ajya bihakana. Nyine ni ngo ntabwo wabihagazeho. Yanabisabiyemo imbabazi. Ntabwo wigeze ujya muri telefone ya Pastor Mutesi ngo ubonemo ayo majwi. Pastor Mutesi yakoze ikiganiro gukora ikiganiro abisabira imbabazi. Muri abo bantu nanjye ndimo bateye uko nk'ubu ushobora kuza ukanzengereza ukanyemeza ikintu mu rwego rwo kugira ngo cya kintu kigarukire hafi njye nkakubwira mbabarira nagikoze. Kwicisha bugufi nibyo bizima. Kandi iyo nkubwiye ngo mbabarira nagikoze nta kindi kintu urenzaho uraceceka. None se buriya Mutesi nawe yajya kuri kamera agasohora ibindi kugira ngo yari kubibura nawe ntiyari kubura ibindi asohora nawe akisobanura. Icyo nzi kizo nkuru muba mukizikora. Ariko iyo uvuze ngo mbabarira ubucecekesheje ibintu byose. Ubase rero Pastor Mutesi aramutse afungura urusengero na Pastor Claude agafungura urundi wajya gusengera muri we.
njye ntabwo mbizi ariko bose babona abayoboke. oya ndi kuvuga wowe Oya wimbaza uko nguko Nta na hamwe njyewe wasengera se? oya nkura no muri ayo majwi nakubwiye sinkunda ibiganiro bikora ku bantu. Oya simbikunda, ari Pastor Claude nta kibarankorera, ari Pastor Mutesi nta kibarankorera, ariko icyo wenda nshobora kuvuga icyo nabonye kuri Pastor Claude ni inkuru zikomeretsa abantu. cyabonye kuri Pastor Mutesi Icyo nabonye kuri Pastor Mutesi nta na kimwe, ntabwo ndabona inkuru ikomeretsa abantu kuri we. ariko hari amajwi ari gukora ibintu bitari byiza. Ayo majwi ntayahari, amajwi barayahimba. hari ijwi rya mbere ari kugambana Ezekiel ngo bazamusibishe ibiganiro. None niba ayo majwi ahari, Ezekiel yagarutse gusabira iki imbabazi? nuko yabonye ko ari gushaka kubaho neza, kuko yabonye ko ubwa mbere wenda bari bamugambaniye ngo bamwice, bumvishe ko yanavuze ko bamushimuse. Nta handitse ko ari Pastor Mutesi rero, nk'uko mubizi ko igihe cyose ari we mubasha gukoraho inkuru. Hari n'undi wahimba ayo majwi kugira ngo izo content zikomeze ziboneke, hari n'undi wagenda agashimute Ezekiel kugira ngo izo content zikomeze ziboneke, bavuge ni Mutesi yavugaga. Semera ko Ezekiel bamushimuse? Ntabyo nzi. Ntabwo ari ishimutishije. Ntabyo nzi kuko Ezekiel ari Bugande, kandi impamvu nge ntashobora kwemera ko Ezekiel bamushimuse, umunsi Ezekiel avuga ngo yashimuswe, mushiki we yakoze ikiganiro kira uploading, kandi nzi neza ko Ezekiel niwe ukoresha kamera ze, Ezekiel niwe ukoresha machine ze editinga na uploading. Bya uploadinzwe nande? Na mama n'umugore we. Umugore we ko nta munsi wundi twigeze tubona bya uploadinga. nuko bari mu bibazo bari ukwitabara. Ntaribi ubwo bazakomeze bamushimutage ba uploadinga. Nakwiheba ko nimba yaba yarabeshya abantu. So ubwo rero n'ubundi narindaga kukubaza, hari iminsi yashize impamvu nayo nkomoje kuri Pastor Claude, wabonye ubo bita mama bitangaza na papa bitangaza ko baje, mama bitangaza akabwira Pastor Claude uburyo yafashe umugabo akamujyana akamwigisha kugura indaya, akamwigisha ubusambanyi, akamwigisha buri kimwe cyose, ababaye cyane. Yego. Ndetse kandi nabonye ngo ejo Pastor papa bitangaza na mama bitangaza ngo bagiye ngo ku ivuko rya Pastor Claude. Kuhakora iki? Harahishe. Ngo bagiye kuzana buri kimwe cyose cya Pastor Claude. Banaza ngo n'umukobwa ngo Pastor Claude ngo yateye inda. Ibyo nyine ni bya bindi, ubwo nyine nabo barashaka kwiyanika. Ubundi igihe cyose nujya gucukumbura hahiseho umuntu, ahubwo uzajya umenya kugiye kujya ku karubanda wowe. Njye narababwiye ngo muri aka kanya hari ibintu Imana yaduhishe mu mutima wacu. Hari umuntu Imana ishobora nko gutwikurura ikatwereka kuva ku mwaka we umwe, wazajya unamunyuraho hariya wowe ugahita ukwepa inzira. Arahahise yabitwetse ahahise nta kibazo. Nyine nahahise. Kandi gisekeje abantu bino minsi wowe ubona icyahise ku muntu ukumva nicyo wamusenyesha, ukirengagiza kwahawe harura. Nta muntu utagira hahise, kuko abona abo bajya gucukumbura ha Claude nabo bafite habi. Ubundi ngiye hari ibintu nsigaye mbona biteye n'iseseme. Nk'umubyeyi iyo ajya gucukumbura hahiseho undi mubyeyi, ubwo aba yumva ari ubuheburere agiye guha umwana. Njya nkunda gutanga urugero, hari abantu muri no minsi babayeho ubuzima bwo ugasanga umuntu yakemera akanicuruza kugira ngo atunge umwana. Noneho ugasanga nk'ejo Imana imuhinduriye amateka, kuko bya bintu yabikoraga atabikunze akabivamo. Noneho ugasanga ejo wa mwana yarwaniye ishyaka arazamutse, wowe ntibigushimishije, ntunashimishijwe ko wa muntu yavuye muri cya kintu ubu ari umubyeyi ushima Imana. Ahubwo ugasanga wowe ugiye kugarura hahandi kandi arahazi ko yahanyuze, ntihanamushimishije, n'icyo yarwaniraga yakigezeho. Wowe ugasanga ugiye kuhagarura, kuhakomerekesha wa mwana yashakaga ko azamuka. Usiko nsigaye mbona nkabona abantu bo kuri social media wagira ngo babatemye mu mutwe. Kubera iki? Kubera iki? Iyo ugiye kuzana aho hahiseho umuntu umenya ubuze impamvu habayeho.
mbere y'uko uvuga ngo uyu yakoze iki wakabanje ukamenya ko ameze uko muri aka kanya ni iki cyamuteye gukora iki. Umenya icyaha bimuteye wahita uceceka. Ako na mbere yo kumenya ikiri gutuma ngo akora nanone igituma bitera nawe hari igihe bari gushaka ubuzima bwanze. Oya n'ubucucu kushaka ubuzima uri murica future y'umuntu ukoresheje past no ni bibi. Kuki se ahubwo ntarabona umuntu ucukumbura avuge ngo reka tujye gusengera uyu muntu ahazaza he azaba yavuye muri konosha aba muri etaje, ahubwo ukajya gucukumbura hahise umwicira hazaza. Ni uburozi. Uwo muntu umeze uko abonye n'uburozi yabuguha kuko uburozi bwica neza kurenza ururimi. Dukomeze rero twigana ariko tunaganira ku musozo. Yego urumva ko ni uko nguko bimeze. Tuganire byinshi nyine hari ibyo wenda ugiye unsobanurira ndabyumvishe, ariko nanone niyo mpamvu nakubajije kuri bano ba pasiteri wumvishe ko nyine bo bari kugenda bazana ibibazo byinshi. Mubaze Pastor Mutesi yagiye gushaka umugabo abantu baramurwanya. Yego. Ashatse umugabo wakanga iyo ubonye ukuntu bamurwanyije ntugire ubwoba bw'uko nawe utazongera kugira undi muntu ushaka. We ni we nanjye ni njyewe. Kandi ikindi kugira ngo mbaze icyo kibazo uzicare we umureke umuveho urebe mbese abatarashatse ntabwo bavugwa. Muri iyi si nushaka gushimisha umuntu uzagume mu nda ya mama wawe ntuzavuke kuko nuvuka. Nanone nushaka gushimisha umuntu uzagende wicare iwanyu mu cyaro ukuba ipantaro uhinge, ntaho uzahurira n'abakuvuga kuko ntibazavuga ngo yateye imbere. Cyokora nabwo ibyago uzagira nabwo ntawe ubura icyo avugwa, bazavuga ngo wa mwana wo kwa runaka yaheze mu cyaro. Barakene. Sawa, ariko umunsi uzatera intambwe ukora. Sindi gutera intambwe, suri kumbaza impamvu mvuye mu biganiro. Ubu hari n'uwo nabwira kumpiningira agatangira ngo uyu twirukankanaga mu biganiro ngo none yagiye muri filime, akumva biramuriye kandi bitaranampemba. Rero nushaka kutavugwa uzacece kuguma aho wari uri, we kubuja. Niba wabwirirwa gukomeza ubwo urara unabwirirwe ntawe uzakuvuga, ariko mu gihe cyose uzagerageza uzavugwa. Uko noneho bigerageza ujye n'ikuzimu bavuge ko wagiye ikuzimu, uko bigerageza bavuge ko bihabwa n'abagabo, uko bigerageza ku mutipe bavuge ko yabihawe na bashugamami, uko bigerageza uzavugwa se kuzavugwa. Rero ejo bundi nahoze mbona poste ya Pastor Justin. Yego. Ni ninjoro ahubwo nayibonye arimo aravuga ngo urabyara ukabura icyo uha abana kandi ukora. Wabura urubyaro ukarira, uwashatse ararira, utarashaka ararira, uwariye ararira, n'uwaburaye ararira. Yarizwa n'iki? Byose ni amarira. Uwariye niba uyu munsi ndiye umuceri urarira ngo ndavuga mana nkumbuye inyama n'agafiriti, kandi wa muceri hari n'uwaba uwubuze. Ariko hari abantu bakirizwa n'ibyo bintu. Yesu hari abantu bahari babikumbuye siri mbiri seriye, hari abantu babikumbuye. Umuceri akababazwa nuko ngo atari inyama. Inyama iraryoha ntawe uyanga. Reka nkubwire njye no mu bintu njya nsaba Imana izajya impa ibintu byo guha abantu. Imana izajya impamvu njye mbikubwira, hari igihe nigeze kwifuza inyama ndicara ndarira. Ndarira amarira aratakara. Yifuza urarira gute? Icyo gihe nari ntwite. Utambaza n'igiceri cya sengisi. Ndabyibuka umuntu yanguriye burushete ebyiri, aho kugira ngo nzirire rimwe ndagenda nkaranga utunyanya nzishyiramo nkajya nzirisha ubugari naziriye nk'icyumweru. Icyo gihe rero njye narariraga, nakumburaga inyama nkumva navuza induru. Nari ntwite. Noneho rero simbizi byambayeho kandi birashira. Noneho rero
hari undi muntu uvuga ngo nzarunda amafaranga njye mu kimina kimwe cya desa nzagura inyama kuri noheli siri uwo muntu uzimuhaye hagati mu mwaka ntiyazanga uwo muntu umuhaye poromosiyo nawe akayiteka muri weekend ntiyabyanga inyama irahumura ntawe utashimishwa no kumva urugo rurimo inyama akurumva ko wari ufite ibindi urabizi neza ese waririra inyama uvuze umuceri we uzi ko nawe ufite ubwenge nk'ubwa cya cyana cyo mu bakire cyabajije mugenzi wacyo ngo waburaye ubura n'agafiriti ubura n'umugati mu kabati ni gute ubwo waririra wavuga ati mana ndifuza gutunga miliyoni ku mufuko udafiteho nk'igihumbi yes icyo gihumbi rero ni kwakurira rero ni ukutanyurwa nyoya ntabwo ari ukutanyurwa umva impamvu atari ukutanyurwa nusesengura ayo magambo ya Pastor Justin ngewe buri muntu wese ansigira isomo hari igihe ureba ugasanga umuntu Imana yamwikubitiye nk'abana batatu abana batatu ugasanga ntushoboye kugura n'inusu y'umuceri kandi niyo wayigura nayo ntiri buhaze b'abana noneho ugasanga iyo robo niyo wayiteka uri bukureba arabona watetse kandi wowe urimo uravuga ngo mani icyampa ikiro cy'umuceri nkihera abana bagahaga niyo mpamvu njya nkunda kubwira abantu ubu niyo wankubita niyo wanyuraho uri muri ya vewiti ihenze bimwe bitabaho nta muntu nshobora kwifuza kumera nkawe kuko Imana n'umubaji w'imitima utarayiringanije kandi yaduhisha ukuri kuri mu mitima yacu ko warizwaga no kuri nuko utari inyama hari wari kurizwa nuko atanari ibyo yes kandi undebye mu muhanda ndimo kwifuza naho nakura irobo y'inyama icyo gihe zari zinahendutse igihumbi ubanza warabonaga irobo kwikubaza ni warizwaga nuko wabuze aho kuri inyama nari ndishimiye se hari wari uri kurizwa nuko noneho atabonye ibyo kurya nari mbyishimiye se ubu se ko umugore ashobora guturuka ikabuga akajya guhiga itafari ngo arihekenye ku ruyenzi yes nari mbyishimiye se sha wagiye ubyihorera buriya sha nimubona abamama mujye mububaha ntabwo wari ufite umugabo none se ugira ngo umugabo niwe gisubizo cy'ibibazo byawe ubundi njya nkunda kubwira abantu kura amaso ku muntu uyahanga Uwiteka wenyine umuntu araguhinduka mu minota kimwe nuko n'umuntu atari ukuguhinduka ibyo nawe aba atabishoboye nese waba yanze ubundi iyo nyama Imana niyo ishobora kubyumva wowe ikagutunarika ikibuka ko hari umugore uri kwifuza irobo y'inyama kandi agomba kuyibona icyo kintu cyahise kinyigisha kutifuza kumera nk'umuntu yego ubu ngubu hari umuntu ujya undeba mu muhanda agahita avuga ati mbega umugore wagezeyo icyama kumera nkawe kandi ashobora kuzana ibase agatega amarira yanjye kuzura we uri kwifuza kumera nkanjye yirira akisinzirira njye ari ukubona hawuzingi icyo kintu cyahise kimpa guca bugufi hari n'amagambo ubundi njye numva nkaceceka ubundi twese tugenda mu muhanda wavuga ati shaba abantu bagezeyo ariko buriya wakugeza mu cyumba cya buri muntu ushobora gusanga amashuka yaraye hafuze uwo munsi yuzuye imikori y'amarira kandi we warungurukamo ukavuga ati mbega uburiri bwiza mana we icyabuma buragatsindwa ntabwo nifuje buri wese nagumana agasaraba ke ukabona icyumba ariko nyiracyo kigeramo akarira yego ko biteye ubwoba niyo mpamvu nsigaye ngeraho nkavuga buri muntu yagakunze mugenzi we kuko ngewe nsigaye ndeba nkabona nta muntu wishimye abo utunze abo ukenye abo ugize ute mana uzajya unyihera ikiro cy'umuceri nihereho inusu w'uburayi abantu bahise uzajya baganiriza hehe abantu bawe ushaka kuzajya ubohora imitima abantu banjye rero nzajya mbabohora none se ugira ngo ubundi inkuru nari nazanye y'isanamitima nayigiye kure none se the pain of love ni iki
uyirebye muri ako kanya ushobora kuba uri guca muri ibyo bihe warangiza ugahita ubona ukuntu Gayera abayeho. Mushobora kuba uri guca muri ibyo bihe warangiza wanyarukira muri The Pain of Love ugahita ubona ukuntu umwana Daniela abayeho mu rugo iwabo rufite amafaranga, yinjira mu cyumba cyiza cyase agasanga mukase arimo aragisambaniramo. Nese ubundi ugira ngo ntaho nagiye, ndahari. Abantu mukomeze mugume kuri Ganza iganze muyikunde pe. Hariho inkuru nziza cyane, hariho filime nziza bita izitigeze zihinduka, The Pain of Love. The Pain of Love ni filime nziza cyane, itangira neza, story nziza, ni story kandi ziriho zabayeho, bibaho na story itangaje. Iri interested cyane ku bantu bose bashaka kuyireba, so mugende muyirebe rero. The Pain of Love murayisanga kuri channel yitwa Ganza Iganze, turaza kuba twapininga hano hasi. Muyirebe kandi muyikunda. Ubundi akabanga ngiye kubibira umuntu ushaka kumenya uyu muntu bicaye imbere Gideon mu ntoki, genda wicare ukurikire The Pain of Love, uhere ku ka episode ka mbere ujye ku ka kabiri ugere ku kazayiheruka, uzamenya ubuzima bwa Gideon. Byakubayeho uzabumenya kuri story ya mukase. Byakubayeho kuriya ngewe mu buribwe bw'urukundo uransangamo. Usibye ko iriya yose ni The Pain of Love, kuko kwa mukase ni uburibwe, gukunda uwo banga bashaka kuguha uwo bashaka ni uburibwe. Iriya story ni Gideon rero. nawe wabaye uguye kwa mukase, kwa mukaso. Yego, akwira ntabwo byakubayeho. none sugira kandi nkubwiye ngo niba ukeneye kumenya ugende wicare uyirebe. Simbizi, reka na tuzabifate tubiganireho ubutaha. Ntabwo nzabikuganiriza, njye nakuzaniye aho uzabirebera. Ariko burya umuntu anabinyuzamo gake gake. Reka da, none se kuki najya kukubwira nkarira, cyangwa kuki najya kukubwira nkakubwiraho agace kandi njye narakwandikiye story yose ugomba kureba. Iriya story yose wicara uyirebe, urasangamo ubuzima bwa Gideon, urasangamo ubuzima bw'umwana urimo kubucamo uyu munsi. Utatari main actor. Impamvu atari ngewe rero, hari urabonamo undi mutipe witwa Gayera, nawe iriya story mushingiyeho. Kuki atari wabaye uriya mukobwa? Atari nge wabaye uriya mukobwa se Daniela, ntabwo ari nge, ahubwo nge ndi inshuti ye mbi. Inshuti mbi. Kuki nyine utabaye we ngo wari uba muri urwo rugo? Impamvu ntabaye we, twese muri ubu buzima ni magirirane. Yego, buriya twasanze Daniela ari ubishoboye. Hari abantu baca mu kintu ariko ukaba utakimusubirishamo. Nk'ubu ugasanga umwana abayeho mu buzima bubi ukicara ukamubwira ngo wambwiye ubuzima ubayemo, ahubwo agafatwa n'ikiniga agahera mu kurira ho kugusubiza. Hakaba n'undi muntu uri strong ubaza akakubwira kuva ku mashereka yonse. Uvuga ngo iyo uyikinamo wari ntabwo ari kwishobora, wari kurira. Nari kuzajya mpita numva nsubiye muri ibyo bihe. Gusa n'ubundi mu rwego rwo kwitaza amarangamutima nakinye ndi inshuti mbi, mbwira Daniela ati gute wakundiye kariya gatipe k'agakene gute kandi hari umuhungu ufite amafaranga. Na filime ugiye uyireba? Nta nubwo ari ukuyireba gusa, ngewe igihe cyanjye kinini nkimara n'ubundi nyisubiramo. Niyirebye bumeze ute? Iyo nyirebye se, iyo nyirebye buriya njya nkunda kuvuga igihe kinini uzajya ukunda gusubiza umutima ku kintu wanyuzemo, bizajya biguha inzira ugiye gucamo ako kanya. Ukibutsa ubuzima wanyuzemo. Yego, ukarira kandi ari njye ukarira. Iyo urize buriya iyo ukunze kurira hari agace k'umubabaro kaba kagenda komokaho. Yego, kurira cyane si byiza rero. Ni byiza cyane kurira cyane, biruhura umutima. Kurira cyane byoza amaso. Kurira cyane bituma uba umuntu mwiza. Uba amaso yawe yaroza. Byatumye uba umuntu mwiza. Yego, kuko iyo urize cyane hari igipande
cy'ibyo wari ubitse gihungukaho ariko uzacunge wa muntu utajya urira uyu munsi ukamukorera ikosa akaribika ejo ukamukorera ikosa akaribika birangira umunsi yaturitse aguturikanye ariko wa muntu wiririra sha ndamukunda uwo muntu nanamugira inshuti wafasha neti murava ukamugira inshuti yawe ya hafi hari ikibazo se ko nabonye n'abantu bavuga ngo akunda kurira cyane uwo muntu aba ari umuntu mwiza aho uzamubona hose nta n'ubugome agira kuko uwo bigeze gutererana bita Aneti yaryaga akora ibiganiro karira bari kugira ahagaragara nk'umuntu urira cyane abantu baramuteranye nyuma y'uko ngo yafungisha umugabo urumva ari umuntu mwiza kurira rero ni amarangamutima ye buriya kiragiye umuntu aba akweretse amarangamutima ye uriya muntu nta n'ibindi bintu aguhisha inyuma yego nta bintu by'ubugome ntaki naho ibyo gufungisha umugabo we rero ntabwo turi abacamanza ntabwo turi abacamanza ibyo ngibyo ni iby'abacamanza nibo babishinzwe so rero ndi kumva twasoreza ahangaha already twabamenyesheje tuzakora ikiganiro ubutaha ngo twari turi gupromotinga filime bita The Pain of Love utaha tuzaganira so reka mushimire rero wakoze kubw'umwanya wawe umuntu ushaka kuvugisha ni uwe buryo yakubonamo umuntu ushaka gukina muri filime yawe yakubona gutewe umuntu ushaka kumvugisha ubundi nkeneye abantu birenze uko mubitekereza nkeneye abantu bangira inama nkeneye abantu bamfasha mu bifatika nkeneye abantu mu bitekerezo n'abo bakinnyi twabakenera umuntu ushaka kumvugisha rero ahite amanuka hasi muri komenti zawe ahita abona linki ya channel yanjye iyo ugeze kuri channel yanjye ubona na nimero yes mugende mumuvugisha yego sawa urakoze cyane wakoze yego murakoze